Shalom shalom, Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu. Twongeye kubaha ikaze mwese muri kino gitondo, umwanya mwiza wo gusenga no kuba imbere y'Imana. Yesu abagire neza, mwebwe mwese mwashobojwe no kuzinduka kubana natwe ku gicaniro. Ni umugisha ukomeye kubana namwe, ni umugisha ukomeye kongera kubyuka duhumeka umwuka w'abazima. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, mwumve muguwe neza, mwumve muri amahoro no kuba imbere y'Imana, kuko niho tubonera ubutabazi, niho dukomerera. Kuba imbere y'Imana niho tubonera umugisha, niho tubonera amahoro, niho tugubwa neza. Rero Imana ibaha umugisha mwebwe mwashobojwe kubana natwe live kuri Zoom cyangwa se abadukurikiye kuri YouTube channel Ndika Gospel TV, n'abazakurikira nyuma mwese. Imana ikomeze kubagira neza. Dushimiye Imana iduhaye ubuntu, ikaduha n'undi munsi mwiza. Bibiliya avuga ngo uyu ni umunsi mwiza Uwiteka Imana yaduhaye kugira ngo tunezerererwemo. Ntabwo Imana iduha umunsi ngo tubabarizwemo, ni umunsi wo kunezererwamo. Rero Satani niwe mwanzi wacu, igihe cyose nawe abashakisha uburyo muri za gahunda ze zo kwiba no kwica no kurimbura, abashakisha icyo yakora kugira ngo ababaze imitima yacu. Ariko turashima Imana ko nayo Imana iba itubereye maso, ikatugirira neza. Hamwe n'izo ntambara, hamwe n'ibyo byose Satani aba yagambiriye gukora, Imana ikaba mu ruhande rwacu ikatugirira neza. Rero Imana ishimwe ko n'uyu munsi Imana iri butugire neza, Imana iri bube mu ruhande rwacu. Ndasenga muri kino gitondo ngo Imana ikomeze kutwiyereka, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu, Imana ikomeze kutugirira neza. Reka dushime Imana, dusangire ijambo ry'Imana Imana yaduhaye muri kino gitondo mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, rwaye icyubahiro, wakoze kubana natwe no kutugira neza, wakoze kutwiyereka, watugwanira intambara nyinshi kugira ngo tubashe kubyuka duhumeka umwuka w'abazima. Reka izina ryawe rihabwe icyubahiro, reka izina ryawe rishigwe hejuru. Turagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe muri kino gitondo, ubwo twazindutse imbere yawe, uvugane natwe mu ijambo ryawe, kandi ukomeze kuturemera amashimwe y'uyu munsi. Ibyo wateguye byose Mwami Imana ko turi bugenderemo, Mwami tubashe kubihagararamo. Icyo twanse ni gahunda zose z'umwasi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Satani yagambiriye gukora byose ku buzima bwacu, ku miryango yacu, ku bacu no mu byacu, byose tubihinduye ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami udutegurire ameza imbere y'abanzi bacu, dutegurire ibyiza. Haleluya, umugisha utugereho, gukira indwara bitugereho, uboka bitugereho, gutabagwa bitugereho mu izina rya Yesu, guhindurirwa amateka bitugereho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana, tuguhaye icyubahiro cyose, tuvuga ngo urera kandi urakwiriye Mwami. Urakoze kuri Imana igira neza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Reka dusome muri Zaburi igice cya 63, twumve icyo Imana tuganiriza muri kino gitondo binyuze mu ijambo ryayo, kandi twizera ko turi buhabwe umugisha ijambo ry'Imana. Zaburi igice cya 63, Bibiliya tubwira ngo iyi Zaburi ngo ni ya Dawidi, yayihimbye ubwo yari ari mu butayu bw'Ubuyuda. Iyi Zaburi Dawidi yayanditse ari mu butayu. Birashoboka ko yari ari mu kaga gakomeye cyane. Ubutayu n'ahantu haba hatoroshe gutura, ubutayu n'ahantu haba hari ibibazo, ubutayu n'ahantu ubuzima buba bukomeye. Ariko nubwo bimeze uko, Dawidi yakomeje kuririmba, yakomeje kwandika amazaburi, kuko yari azi neza ko no muri ibyo bihe bikomeye arimo agomba kuvuga ineza y'Imana, agomba kuramya Imana, agomba gushima Imana. Rero arangije
muri Zaburi ku murongo wa 2 avuga ngo mana ngo ni wowe mana yanje, ngo ndazindukira kugushaka, umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ugukumburira mu gihugu cyumye bitijwe n'amapfa bitagira amazi. Urumva Dawidi yari afite umutima wo gukunda Imana. Niwo nifuza ko muri kino gitondo natwe twakongera kugira. Abantu benshi iyo turi mu bihe by'ibibazo, iyo turi mu bihe bikomeye, iyo turi mu bihe by'intambara, iyo turi mu bihe ibibazo bimwe na bimwe, hari igihe twibagira Imana, hari igihe dutangira gutekereza Imana ko yadutaye, tugatekereza tucyumvira ko Imana yaturetse, iyo uburwayi bwadukomeranye, ibibazo mu rugo byabaye ibibazo, iyo ku kazi bitari kugenda neza, hari igihe dutangira kwibaza ko Imana yadutaye, Imana yaturetse. Ariko abantu basobanukiwe Imana, hamwe no muri ibyo bihe bikomeye, no muri ibyo bihe bitoroshye, bakomeza kuba imbere y'Imana, bakomeza kuramya Imana. Dawidi rero yari ari mu bihe bikomeye, biragaragara, yari ari mu butayu, kuko hano yavuzemo amagambo akomeye ngo umutima wanje ugukumburira mu gihugu cyumye, no mu gihugu cyumye, no mu gihugu kitarimo ubuzima, no mu gihugu kirimo intambara, no mu gihugu kirimo ibibazo bikomeye, umutima wa Dawidi wakomeje gukumbura Imana. Ibi nibyo nimva nanjye nakwifuriza, kandi nanjye nakwifuriza muri kino gitondo, no mu minsi ikomeye, no mu minsi itoroheye ubuzima bwacu, no mu byacu babajwe n'ubugwayi, n'ubushomeri n'ibindi bibazo bitandukanye, dukomeze gukumbura Imana, dukomeze kuba imbere y'Imana. No mu gihugu kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi, urumva muri bya bihe nyene ubona ko ubuzima bukakaye, imitima yacu n'imibiri yacu ikomeze kugira inyota yo kuba imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntitugakunda Imana mu bihe byiza gusa, mu bihe dufite amafaranga, mu bihe imibiri yacu iguwe neza, mu bihe abana bacu bari kwiga neza, mu bihe ibintu byose bimeze neza, akaba ariho wumva ukunze Imana. Oya, yavuze hano kuri uyu murongo ngo mana yanjye, ngo ndazindukira kugushaka, ndazindukira kugushaka. Haleluya. Iyo twazindutse gushaka Imana, tuba turi gukora igikorwa cyiza cy'ubutware. Hari abantu benshi uyu mwanya biryamiye, basinziriye, bari bubyuke birukanga bajya mu kazi, bajya mu mirimo itandukanye, batabashije gufata umwanya wo kuba imbere y'Imana, no gusenga, no gusoma ijambo, no kurimbura ku ijambo ry'Imana. Ariko twebwe, haleluya, tuba twakoze igikorwa cy'ubutware. Natwe twakagombye kuba turyamye nk'abandi, turi mu bitotsi dusinziriye, ariko twasobanukiwe ibanga ryo kuzinduka imbere y'Imana. Na Dawidi nubwo yari umwami, nubwo yari afite ibyo atunze byose, ariko yazindukaga imbere y'Imana akaza gusenga, kubera ko yari yarasobanukiwe ibanga ryo kuba imbere y'Imana. Mwene data, ndakwifuriza nawe kugira iyi nyota yo guhora uzinduka imbere y'Imana ku gicaniro, ugashaka mu maso y'Imana. Ubutabazi bwawe niho buri. Birashoboka ko nawe umeze nka Dawidi, uri kunyura mu bihe bikomeye, mu bihe by'ubutayu, mu bihe by'ibigeragezo, mu bihe by'intambara. Komeza uba imbere y'Imana, uririmbe zaburi, uvuga amashimwe, zamura amashimwe ku Mana. Aho ngaho niho hari ubutabazi bwawe. Kuri 3 aravuga ngo uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Uko dutumbira imbere y'Imana, niko tubona imbaraga z'Imana, niko tubona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Muri kino gitondo wagira ubuntu bwo gusengana natwe, ko atumbereye ahera h'Imana. Reka imbaraga z'Imana zigusange mu izina rya Yesu. Reka ubwiza bw'Imana bugusange mu izina rya Yesu. Haleluya. Wafashe umwanya wo kuba ku gicaniro, reka ineza y'Imana imanukire ubuzima bwawe mwene data. Reka kugira neza kw'Imana kumanukire mu muryango wawe, kumanukire ku bana bawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Niba ubyizeye ahantu uruvuge ngo amen. Kugira neza kw'Imana kube ku buzima bwawe. Arangije aravuga ku murongo wa 4 ngo kuko imbabazi zawe ari zo gukundwa kuruta ubugingo, ngo iminwa yanjye izagushima.
imbabazi z'Imana zibe ku buzima bwawe, nawe akanwa kawe gakomeze kuzamura ishimwe imbere y'Imana. Ku murongo wa 5 avuga ngo uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Haleluya. Ugihumeka umwuka w'abazima ukiri hano ku isi, uzakomeze guhimbaza Imana. Ntuzemere umutima wawe na rimwe kuva imbere y'Imana. Oya, umva, umutima wawe uzawutoze guhimbaza Imana ugihumeka ukiri ku isi, kuko Imana niyo yakuremye. Kandi uzabitoze n'abana bawe, uzabitoze n'abo uri kumwe nabo, ubabwire ngo Imana niyo yaturemye, Imana niyo yatuzanye hano ku isi, tugomba kuyihimbaza, tugomba kuvuga gukomera kwayo. Umurongo wa 6 aravuga ngo umutima wanjye uzahazwa n'umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa ishimwe. Haleluya. 7 uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nkagutekereza mu bicuku by'ijoro, kuko wambereye umufasha. Ku murongo w'8 kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Kuko wambereye umufasha. Imana ni umufasha utabura guseruka. Imana ikubera umufasha muri kino gitondo. Imana igufashe muri ibyo bikugoye, muri ibyo bigukomereye. Imana igufashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Gutabagwa n'Imana kube ku buzima bwawe, gufashwa n'Imana kube ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Umurongo wa 10 uravuga ngo umutima wanjye ukomaho, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira. Umutima wanjye ukomaho. Ni ukuri, icyo kintu numva nakwifuriza nuko umutima wawe wakomeza komatana n'Imana, ngo Imana nayo izakuramira ukuboko kwayo kw'iburyo. Kadusoreze umurongo wa 10 biravuga ngo abashaka ngo ariko ngo abashakira ubugingo bwanjye kubutsemba bazajya ikuzimu. Mwani magambo, abakwifuriza inabi bazahura n'akaga gakomeye cyane. Umuntu witoje kuba imbere y'Imana, umuntu witoje gukunda Imana no gushaka Imana, abamwifuriza ibibi, abanzi be bakogwa n'isoni. Humura rero mwene data, niba hari umurozi uri kugushakisha, ntacyo azagutwara, ahubwo azakogwa n'isoni. Niba hari umuntu uri kugambira kukugirira nabi, humura, ntacyo azagutwara, ahubwo azakogwa n'isoni. Ngo abanzi bandi ngo bazamanuka bajye ikuzimu, ahubwo bashatse bahagarikiraho kugutekereza nabi, kuko Imana izabatsemba, Imana izabarimbura. Abakwifuriza inabi ntabyo bazageraho, kandi Imana ntizabakundira, kubera ko uri umwana w'Imana, kandi Imana ikurindisha ukuboko kwayo kw'iburyo. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha bene data. Dukomeze rero kuba imbere y'Imana. Niyo message y'uyu munsi, niyo message Imana iguhaye muri kino gitondo. Niyo waba uri kunyura mu bihe bikomeye nka Dawidi, mu bihe by'ubutayu, mu bihe by'inzara, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'intambara, ukomeze kuzamura ishimwe imbere y'Imana, ukomeze kuzinduka ku gicaniro usenge, kuko gutabagwa kwawe nta handi guturuka, kuraturuka ku Mana yaremye isi n'ijuru. Rero Imana ibahe umugisha, kandi ubu buntu bwo kuzinduka gusenga bukomeze kugwira mu buzima bwanyu. Ubu buntu bwo kuba imbere y'Imana bukomeze kugwira imbere, bukomeze kugwira mu mitima yanyu. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka dusenge. Ubishoboye mwebwe muri kumwe natwe kuri Zoom, wafungura mikrofone tugasengana, tubwire Imana ngo Mana, niyo twanyura mu bikomeye tuzakomeza kuba imbere yawe, kuko twasobanukiwe neza ko gutabagwa kwacu uraturuka kuri wewe. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye ko ijambo ryawe rihora ritwigisha, rikatuyobora, rikaturemamo ibyiringiro. Dawidi yanyuze mu bihe bikomeye by'ubuzima, ari mu butayu, ahantu hatari amazi, ahantu hatari ibyiringiro, ariko akomeza kuvuga ngo ni wewe ukwiriye gushima, akomeza kuramya izina ryawe. Yari yarasobanukiwe ko ibyiringiro bye no gukomera kwe no gutabagwa kwe nta handi byaturuka uretse kuba imbere yawe. Natwe Mwami, muri kino gitondo turasobanukiwe neza ko mu byo twahura nabyo byose tuzakomeza kuvuga izina ryawe, tuzakomeza kuramya izina ryawe. Mana,
ndasengeye abantu bari kutwumva nona abazadukurikira bose nyuma kuri reka imitima yacu ntizigere icika intege yo kuba imbere yawe, ntituzigere na rimwe ducika intege nubwo ibibazo byatubana byinshi, nubwo intambara zatubana nyinshi, ntituzigere ducika intege zo kuba imbere yawe. Urakoze kutugira neza, ndasenze kugira ngo ukomeze kutwiyereka abari guhura n'ibibazo n'intambara bitandukanye. Mana, ndabasengeye kugira ngo biyereke mwami Mana. Abagwayi bafite ibibazo bitandukanye, biyereke ubakize, biyereke ubatabare. Abafite uburibwe mu mibiri yabo, mu mitima yabo, bahe gukira no gutabara mu izina rya Yesu. Bahe gutabagwa, bahe gukira no koroherwa mwana. Urakoze Yesu, urakoze kuri Imana ikiza, urakoze kuri Imana itabara. No mu bihe bikomeye by'ubuzima uradutabara ukatugirira neza. Haleluya. Ndasengeye buri muntu wese, baba bari hano n'abatari hano, mwami ubiyereke. Abakeneye gufasha, mwami ubafashe, ubagire neza. Uzoba ukoze mwami Mana. Abarushe mu mitima, baremerewe n'ibibazo byabarenze, Mana ubabere Imana, ubatabare, ubabere Imana. Haleluya. Dawidi yavuze ngo kuko wambereye umufasha uzakuvugiriza impundu. Natwe udutabare, udufashe, ubere umufasha abantu benshi bagukeneye ubufasha muri kino gitondo. Urakoze mwami Imana, umugisha wawe kuri twebwe. Uyu munsi turawusengeye, utubere umunsi mwiza kandi duteguriye byose tubibone. Imiryango idukingure, uduhe abantu babasha kudufasha, bashigikira ubuzima bwacu mwami, kugira ngo tubashe kwaguka no gutera imbere. Imiryango yacu irindwe nawe, abacu barindwe nawe, abari hirya no hino barindwe nawe. Uzoba ukoze mwami. Icyubahiro cyose gikomeze kuba icawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mana ibahe umugisha, Mana ibagire neza. Muhumure kandi mukomere, Kristo ari kumwe natwe. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza. Dusuhuzanye shalom shalom kandi dusezerana shalom shalom. Shalom.